Imyaka 27 irashize u Rwanda rwibohoye. Umuryango FPR Inkotanyi niwo wari ku ruhembe rw'umuheto mu rugamba rwo kubohora u Rwanda n'abanyarwanda rwashyizweho iherezo muri Nyakanga 1994. Nyuma yo kubohora u Rwanda, FPR yatangiye gushyira imigabo n'imigambi yayo mu ngiro yo guteza imbere u Rwanda n'abanyarwanda mu ngeri zitandukanye. Nka bumwe mu buryo bwo kugera kuri buri munyarwanda nta usigaye inyuma, FPR Inkotanyi yubatse inzego zayo kuva ku rwego rw'igihugu kugera ku rwego rw'umudugudu, ndetse kuri buri rwego ibyiciro bitandukanye by'abanyarwanda bakaba bahagarariwe binyuze mu ngaga zitandukanye zigize umuryango FPR Inkotanyi. Urugaga rw'abagore n'urugaga rw'urubyiruko ni zimwe mu ngaga zikora ibikorwa byinshi mu kuzamura iterambere n'imibereho myiza y'abaturage, cyane cyane abagore n'urubyiruko hirya no hino mu gihugu. Mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Uburasirazuba by'umwihariko, urugaga rw'abagore n'urw'urubyiruko zishamikiye ku muryango FPR Inkotanyi nazo zagumye mu ngamba mu kwita ku iterambere n'imibereho by'abagore n'urubyiruko muri aka karere. Nk'urugaga rw'abagore mu bihe bitandukanye, cyane cyane nko muri imyaka 3 ishize, rwakoze ibikorwa byinshi byibanda cyane ku kuzamura ubukungu, imibereho myiza, imiyoborere myiza n'ubutabera hibandwa ku bagore. Nko mu bukungu, igikorwa cyiswe 100 Women cyahinduye imibereho y'abagore basaga 100 mu mirenge itandukanye y'akarere ka Rwamagana. 100 Women ni uburyo amafaranga atangwa mu kagari ku buryo buri kagari karemera umuntu. Muri iyi myaka rero ishize 2019 na 2021 twabashije kuremera abagore bagera ku 101. Buri mugore wese ahabwa 100,000. Bikaba byarabafashije mu buryo butandukanye, harimo kuba bakora ubucuruzi cyangwa se abacuruzaga bakagura ibikorwa byabo. Ni henshi cyane twagiye tubona ko bigira impinduka kandi nziza, kubera ko habayemo kwiteza imbere. Urumva abagore bangana n'101 mu karere kose ntago ari abagore bakeya, kandi nta nubwo twahagaze, turacyakomeza kugira ngo turemere n'abandi nabo baremeye bagenzi babo bashobore kuba nabo bagira uruhare mu kuremera abandi. Twatanze miliyoni 10,100 by'amafaranga y'u Rwanda. Iyi mashini y'umunsanganye nayiguze mu mafaranga nahawe n'abagore bagize urugaga rw'abagore rushamikiye ku muryango wa FPR Inkotanyi. Mbere yuko mbona iyi mashini nari ndi hasi cyane, nakoreshaga ikintu bita gutsinga tubiri, nitwo nakoreshaga kugira ngo umupira uzuzure nkaga igihe kirekire. Ariko aho mboneye iyi mashini, ku munsi ndi kubaha imipira 6. nkoresha utwo twuma, urebye nta musaruro uhagije nabaga mfite. Ariko aho imashini ziye, ku munsi iyo mboshe iyo mipira 6 mbanirije amafaranga 7,000. Ndasoza nshimira Perezida wa Repubulika, akaba na chairman w'umuryango wa FPR Inkotanyi wabashije kutugeza kuri tumaje kugeraho, kandi tukabona ko twifuza kugira ngo nako dufasha abandi badamu bagire ku ntambwe tumaje kugeraho. Iyi koperative twatangiye twiga, twamanje kwishyira hamwe duturutse mu tugari dutandukanye, mu tugari 6. Dutangira twiga, tumaze kwiga biba ngombwa ko abaterankunga b'urugaga badutera inkunga, dutangira kudoda. Icyo gihe byari 2018, kugira ngo turangije imyaka 3 dutangiye kudoda. Iyo imashini tumaze kwiga, babonye ko bishoboka ko mu murenge wacu twabona isoko, habaye ubuvugizi ku rugaga rw'abadamu b'umuryango wa FPR Inkotanyi, bakora ubuvugizi ku karere, akarere nako gakora ubuvugizi ku muterankunga, badufasha kubona ibikoresho. Iyi nka rero ntabwo nabona uburyo mbivugamo, iyo mbitekereje biranandenga. Urugaga rw'abagore rwaratecaye, ruratekereza, batekereza nanjye nzamo, bo batekereje nanjye najemo, nuko bati turagusaba kuza tukakuremera, nawe ukibona mu bandi bagore, ukabona ko iterambere ku mugore hari icyo rikoze. Ukuri kuyibona
byaranshimishije n'ubu numva ntazi ukuntu nabashimira. Perezida wa Repubulika wavuze ngo umugore yahawe ijambo, Imana imuhe umugisha, muzamudushimire cyane. Iyo umugore aremewe nk'uku, umugabo nawe aranyurwa, aravuga ati umugore wanjye ntabwo agenda gutya gusa mu nama, mu muganda, abona yuko nawe hari akantu kajiwe mu rugo. Ibindi bikorwa byakozwe n'urugaga rw'abagore rushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi byibanda ku mibereho myiza y'abaturage, birimo nko kubakira amacumbi abagore batishoboye n'ibindi. Muri buri murenge twagiye twubakiramo umugore umwe, ngo bivuga ko twubatse inzu 14 nk'uko dufite imirenge 14 igize akarere ka Rwamagana. Aho bishoboka tunatanga n'ibyangombwa umuntu yakwifashisha ageze mu nzu, kuko abenshi baba ari abakene. Iyi nzu ifite ibyumba 4 na salo. Uko uyireba gutya ntabwo ariko yari imeze, yari akazu gato cyane ariko gateye isoni. Ubwo rero habaho gahunda yo kugira ngo barebe umunyamuryango bafasha bakamuteza imbere mu rwego rwo kuba heza. Nibwo buryo ureba iyi nzu yanganye gutya, iba ngari nk'uko abagore ari imbaraga z'igihugu, barayinyubakira, barayitunganya kugeza amagingo aya. Nibwo bwiza ureba iyi nzu ifite. Ikindi twahuguye mu mashuri muri gahunda ya Wiyoba Mwana w'u Rwanda, twabashije kugera mu bigo 28. Ibyo bigo hakubiyemo segonderi na primaire. Ikindi gikorwa twakoze harimo igikorwa cyo kuganiriza abangavu batewe inda. Twaricaye nk'urugaga rw'abagore rushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi, tubona ko dufite umubare munini w'abana batewe inda mu karere kacu. Duhita twiha intego y'uko tugomba kugera kuri buri murenge tukaganiriza abana, ndetse tukanabaremamo n'icyizere cy'ubuzima buzaza, kuko akenshi iyo umwana yatewe inda cyangwa se yabyaye aba yahungabanye cyane mu mutwe, bigatuma abasha kwitinya no kuba atagira ikindi kintu yumva ko yakwigezaho cyamuteza imbere. Icyo gihe rero twarabegereye, tubaremamo icyizere, hamwe na hamwe tugatanga n'ubufasha, ibikoresho by'isuku se, kuko abenshi baba bafite abana ari batoya badafite n'akazi. Urugaga rw'abagore rushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi mu karere ka Rwamagana kandi rwifatanyije n'urubyiruko mu kuremera abari ingabo bamugariye ku rugamba. Abagore bagize urugaga rushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi kandi bakoze ibikorwa bigamije kwita ku mikurire y'abana, bakangurira ababyeyi kujyana abana mu ngo mbonezamikurire no guhuriza hamwe ababyeyi ngo bahugurane ku buryo bwo gutegura indyo yuzuye hagamijwe kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana. Uru rugo nk'uko babibonye ni urugo mbonezamikurire, twakorerwagamo ibikorwa, twakira abana, tugapimiramo abana ibiro buri kwezi, tukigisha ababyeyi babo uburyo bwo kuringaniza urubyaro, hakorerwa ibikorwa byinshi, tukabigisha isuku n'isukura, tukabigisha gutegura indyo yuzuye. Twatangiye rero duhuza abagore nibura 30 muri buri mudugudu, uburyo dufite amatsinda y'abo bagore bizigamira ku ruziga kugira ngo biteze imbere, babashe no kugira utuntu duke tw'utubazo bakemura mu ngo zabo, ariko buri kwezi bagahurira ahantu hamwe bapima ibiro, bagakurikirana abana, bakanigiramo inyigisho nyinshi zitandukanye z'ubuzima bwo mu rugo no kubaka ingo. Hanakozwe ubukangurambaga ku bijyanye no kugaburira abana indyo yuzuye mu rwego rwo kubarinda igwingira. By'umwihariko ubwo twibukaga ku nshuro ya 27 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, abagore bo mu rugaga rushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi bifatanyije n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu gusukura inzibutso ziruhukiyemo imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Murabizi ko kubera Covid hatigeze habaho igikorwa cyaguye cyo kuba habaho umuhango wo kwibuka, ariko ntabwo twari kurekeraho, twifatanyije nabo tubafata mu mugongo, ndetse dukora n'igikorwa cyo gusukura inzibutso zose zo mu karere ka Rwamagana. Abagore bo mu rugaga rushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi twakoze isuku, twanagerageje kuremera abagore barokotse Jenoside batishoboye, bafite intege nkeya, inshike, bamwe na bamwe mu mirenge, dufatanyije n'abarokotse.
uretse gusukura inzibutso, urugaga rw'abagore rushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi uko umwaka utashye mu bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 rwifatanya n'abarokotse jenoside mu gikorwa cyo kwibuka. Abagore bagize urugaga rushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi kandi bakoze n'ibikorwa byo gukangurira abatuye akarere ka Rwamagana kwirinda icyorezo cya COVID-19. Hari urubyiruko ruba ahenshi ruba ruhari mu masoko bambaye amajire ya Youth Volunteers. Twagerageje kujya dukorana nabo kugira ngo banabone ko ari igikorwa n'abantu bakuru bashobora gukora. Iyo duteye intambwe nk'abantu bakuru, ababyeyi, tukagenda tugakorana nabo bibagaruriramo icyizere, twumvishe dushaka kwereka bari abana ko turi kumwe nabo mu kubaka igihugu. Abagore bagize urugaga rushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi mu karere ka Rwamagana kandi bakoze ubukangurambaga bugamije gushishikariza abagore kwibumbira mu bimina byo kwiteza imbere. Muri ibyo bimina abagore bakaremerana hagati yabo. Hakozwe kandi ubukangurambaga bwo kugarura abana mu mashuri. Hanakozwe ibikorwa byo kuremera abatishoboye mu mirenge itandukanye. Mu bijyanye n'imiyoborere myiza, urugaga rw'abagore rushamikiye kuri FPR Inkotanyi rwatanze amahugurwa ku bagore bakora imirimo itandukanye ndetse n'abagore bari mu myanya y'ubuyobozi ajyanye no kumenya uko bafatanya inshingano z'akazi kabo ka buri munsi n'iz'urugo ntihagire icyangirika, ari byo bise inshingano z'inyabutatu. Akamaro ko guhugurwa ku nshingano z'inyabutatu, hari ukuntu nafataga umwanya nkita ku rugo rwanjye kurusha ubuyobozi, cyangwa nkita ku buyobozi kurusha kuba umubyeyi. Ariko maze guhugurwa ku nshingano z'inyabutatu, nabashije kumenya ko ngomba gupanga, nkapangira urugo uko ruriho, nkapangira akazi uko kari bukorwe, nkapangira n'uko ndi buyobore nk'ihigiye. Bitewe n'impanuro amahugurwa menshi bagenda baduha nk'abagore, byabashije gutuma mbasha kubifatanya byose kandi ndabishobora, bigira n'icyo bingezaho. Muri rusange abagore bagize urugaga rushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi bashimira ubuyobozi bukuru bw'umuryango FPR Inkotanyi bwatanze icyerekezo cyiza ku banyamuryango bawo no ku baturarwanda muri rusange, cyatumye buri muturarwanda amaze gutera intambwe igaragara mu mibereho myiza n'iterambere. Ndashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika yacu akaba na chairman w'umuryango FPR Inkotanyi kuba byonyine yaraturemyemo icyizere cy'uko dushoboye kandi hari icyo dushobora kugeraho, n'ishimwe rikomeye kandi nshima cyane ko inzego zose z'umuryango zidufasha nk'abagore kuba twabasha gutera imbere no kuduha bimwe mu bufasha dukeneye bw'ingenzi nk'abadamu.